Alright, ndakeka mumeze neza aho muri hatandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ndabizi abakobwa nimusiba kuvuga ngo ndi umugabo wanyu, abagabo bose ngo ndi muna wanyu, naho abahungu ngo ndi mukuru wanyu. Call me MC Batizo, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Ni the best only one. Ikiganiro cyo nta kindi ni Sunday Truth Show, aho tubazanira amakuru atandukanye y'ibyamamare yagiye atrendinga mu cyumweru cyose. Man, icyumweru cyawe cyagenze gute? Icyumweru cyagenze neza, nagiye gusenga, byari byiza cyane gukora, nabonye n'abantu benshi baza, ndetse n'akazuba kave ntabwo bisanzwe kuko wenze imvura kenshi na kenshi yabaga yaguye. Byari byiza cyane kabisa wihanye se? Oya, ntabwo nari kwihana ibyaha nafite, ntabwo nyikora ibyaha byararangiye. Nta n'ibyo wakoze mu bwana se? Oya, ibyo narabyihanye, Yesu yarabitubabariye mbere yuko nza kubatizwa ndetse no gukomezwa, byose byahise birangira ndakeka, nubwo nari umwerede. Sinzibagirwa kera ndi umwana twiga nasari, hari ibikombe binini, twagiraga ubwoko bubiri bw'ibikombe. Habagaho igikombe gifite akarabo, hakaba n'urukombe runini. Iyo umwana yaguhaga igikombe kidafite akarabo bro, mwagiraga inzika, none ngo nta byaha ufite. Nibyo se ntabwo byakubayeho? Ibyo byabawe cyane. Ntabwo uzi nyirangono twakubitirwaga ngo twazitetse. Ni byinshi cyane, ariko icy'ingenzi ni uko umuntu abona avuye mu bwana akabona ageze nk'ahangaha, n'ibyo gushimira, kuko today umuntu asigaye akora ikintu yagitekerejeho cyane kabisa. Alright, so asaba ni story tuba dutangiranye, story nyinshi, ni brag kugira tubanze tumvise icyumweru cyagenze gute. Tubafitiye ama stories menshi. Uyu munsi ni tariki 2 ukwezi nta kundi n'ukwa gatatu 2025 umwaka warangiye. Abantu twarimo tuganira bavuga ati ubu n'uyu ejo bundi turaje, bavuga ati tugiye gutangira undi mwaka. Ubu ngubu uko biri kose abatangiye imishinga rwose, nimba ukiri kuwutekereza utarawukora, uwo wuharebe 2026 kuko 2025 wagutaye kabisa. Tubafitiye amakuru menshi turaza kubabwira. Mu gihugu cyacu hari isiganwa ry'amagare cyangwa Tour du Rwanda Festival, umuziki bijyana n'imikino n'imyidagaduro n'ibisigana. Kandi turaza kujya mu gihugu cya Tanzania, aho Trace Award yaratangwaga muri iki cyumweru. Uraza kumenya byinshi kuri yo. Kandi turaza kujya hanze, kera kabaye ngo wishe Tupac Omar Shakur ashobora kuba agiye kumenya. Kandi si ibyo gusa, mu yandi makuru tubafitiye amakuru atandukanye kwitwa Rihanna. Hari byinshi biri kugenda bimuvugwaho hariya mu gihugu cya Amerika. Kandi tubafitiye isanganyamatsiko nk'uko mwabimenyeye muri Sunday Truth Show, tugushyira hanze isanganyamatsiko tukayiganiraho. Uyu munsi turaza kuganira, ese abahanzi b'iwacu basigaye bakora amatour atandukanye mu bihugu bitandukanye, ese ni iterambere mu by'ukuri rya muzika yacu cyangwa barabeshya nta terambere? Dufite n'ibindi bitandukanye. Icyo usabwa ni uko utari bugiye kure. Twihuse cyane. Umeze neza rero? Ndameze neza kabisa, ndakomeye nk'urutare. Mbere yuko tujya kuri topic yacu, reka tubanze duce mu makuru yagiye atrendinga muri showbiz icyumweru cyose, kugira ngo nawe utarabaye update cyangwa utarabonye umwanya wo gukurikirana umenye n'ibiki byavuzwe muri showbiz muri iki cyumweru. Dutangiriye ku mugabane w'Iburaya, n'ibiki byavuzwe muri iki cyumweru? Yes, urakoze cyane Batizo. Ntabwo wenze twahita tujya ibwota amasimbi ijya kurisha ihera ku rugo. Reka tuhere hano iwacu mu Rwanda. Hari ejo ku munsi w'ejo hari habaye Tour du Rwanda cyangwa isiganwa ry'amagare, aho haje kuba ryaca i Rubavu. Hari abahanzi bacu bagiye baperforminga, harimo Chris Easy ndetse na Bushido, aho abantu bose b'i Rubavu bari babyitabiriye bavuga ati turashimira ubuyobozi bwacu kuba twabonye ibi ngibi bigaragaza yuko umutekano uhari. Abantu benshi bari
nabyishimiye dore yuko Chrisizi nawe yagiye atangaza ibintu byinshi cyane avuga ati nishimiye kuba naririmbiye abantu bangana gutya kandi avuga ati ibi byose tubikesha ubumwe bwacu bw'abanyarwanda. kandi ukomeze mu yandi makuru yagiye trendinga muri iki cyumweru, icyo ugomba kumenya nuko muri iki cyumweru niho hatanzwe ibihembo bya Trace Awards. Iyi Trace Awards yaje kuba ibera hariya Zanzibar. Mu cyo ufite kumenya, mu bahanzi bo mu gihugu cyacu bari bitabiriye bari bahari, nta wundi wari guhatana n'umuhanzi umwe gusa, mwite Israel Mbonyi, aho yari guhatana mu bihembo by'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza mwiza muri Afrika. kandi sabo gusa kuko uwo bita Bruce Melody yarahabaye muri Trace, yagombaga kuririmba afite stage aho yaje no kuririmbana na Harmonize indirimbo bise Zanzibar. Iyi ndirimbo mwibutsa yakozwe na Elmet Ere ku bufatanye na Samia Suluhu, niwe wayiteye inkunga perezida wa Tanzania, aho ivuga bimwe mu byiza bya Zanzibar. Yaje kuyiperforminga, performance yari nziza cyane, kandi uyu Ere na The Ben bari bamwe mu bari bahabaye muri icyo gitaramo bakitabiriye. Usibye abo gusa kandi mwarabumenye yitwa Silve, uyu nguyu yasinze n'abana babyina, niwe wari ushinzwe stage y'ababyina bose muri Trace Award. ni ikintu cyiza cyo kwishimira. kandi si ibyo gusa, muri iyi Trace harimo umukobwa mwaramumenye mu itsinda ryitwa Kigali Boss Babies, ikaba imwita Alia Cool, nawe yari umwe mu bakobwa beza b'uburanga bari gutanga ibihembo muri Trace Awards. kandi iri rushanwa byaje kugaragara yuko bitari rimeze neza. kubera iki ritagenze neza? Ikibazo twagishyira kuri Tanzania cyangwa twagishyira ku bategura Trace Award. Ikibazo ntabwo cyajya kuri Tanzania ndetse ntabwo cyajya kuri Trace Awards, buri wese byategwa naho uri, kuko ikino gitaramo umuyaga mwinshi urabizi ni ku mucanga waje gutuma stage ishenyuka inshuro zirenze 5. ariho abasanzwe bakurikira bino bitaramo ku muyoboro wa YouTube channel wa Trace ndetse na TV saa 5:35 byari bihagije gusa ngo ube utabasha kubona ishusho na rimwe ry'iki gitaramo. kandi mu bindi byaranze kino gitaramo nuko bita The Ben ndetse na Elmet bari bitabiye. nyuma y'iki gitaramo uwo bita Diamond Platnumz Simba guturuka muri Wasafi akora interview, yavuze ati igihe Tanzania itarubaka arena nk'iyo mu gihugu cyacu ntago bikunda, irakenewe kugira ngo Tanzania nayo igitegura ibitaramo. bimwe mu bihembo wamenya, umuhanzi bita Rema niwe wegukanye ibihembo byinshi, yegukanye ibihembo 4, kandi na wundi umuproducer w'umwaka nabo bagiye babyitwara bitandukanye. ariko igihe ari cyo kuvuga kwirushanwa nuko batanganje Trace yuko amashusho muzayabona mu cyumweru gitaha, kandi kikaba cyagaragaye yuko cyari disorganize ku buryo buteye ubwoba kabisa. reka dukomeze n'ayandi makuru yaranze showbiz muri iki cyumweru. ati amashusho muzayabona mu cyumweru gitaha cyangwa mu minsi iri imbere. icyo nakurarikira we nuzave kuri Batizo TV show, tuzaba tukubereye byose 5/5. tutarava muri Tanzania rero, tutarava muri Tanzania katuvuge ku uyu muhanzi Diamond Platnumz hari mu matora cyangwa mu mpindura amatwara za Tanzania, aho uyu mugabo yaje kuba ari rimba. byaje gutungura abantu benshi dore yuko imodoka Diamond Platnumz yajemo ariyo Samia Suluhu, nawe yaje kuba azamo. benshi bagenda babitira comment bavuga ati se Diamond Platnumz ni umuhanzi wese ukomeye muri Tanzania cyangwa no kubera wenze hari mu bantu wundi afitanye na Samia Suluhu? nawamenya ibyabo. gusa nago twavuga kuri Diamond Platnumz ngo twibagirwe mu kibawe Harmonize kunde boy, nawe iki gitaramo yari yakitabiriye impindura amatwara za Tanzania, aho yageze stage agitangira kuririmba nta n'umunota urashira ati Harmonize ava kuri stage MC abivuga. abantu benshi byarabatunguye cyane, batangira kwibaza ese Harmonize no kumusuzugura, ese
ibyo ari kuririmba ntabwo byari bijyanye. Ese Kunde Boy tumwitege ko ashobora kuba nawe ari kugenda kariyeri ye yarangira? Ntabwo mbizi kuko bahise bamufana stage mu gihe umugore wa Diamond witwa Zuchu nawe yaje aperforminga neza cyane cyane, ndetse Samia Saro avuga ati rwose ndafite abahanzi Right. Mu yandi makuru yagiye trendinga muri iki cyumweru ya showbiz, reka dukomereza hariya mu gihugu cya Amerika. Mwaramumenye yapfuye ku myaka 25 yonyine. Ni umwe mu baraperi b'ibihe byose, ndetse abakurikirana showbiz ntibasiba kuvuga ko ari we muraperi wa mbere isi yagize. Nta wundi bite Tupac Omar Shakur Kamaveri, nyuma yuko yitabye Imana. Urupfu rwe arasiwe Las Vegas. Kugeza ubu ntabwo urupfu rwe ruvugwaho rumwe, ariko kera kabaye. Umwe mu baraperi beza isi ifite uyu munsi mwite Snoop Dogg cyangwa Snoop Lion, amazina yo ni menshi. Yatangiye gukurikiranwa n'inkiko, bavuga yuko yari ari mu gatsiko k'uwarashe Tupac Omar Shakur. Yes, ati warashe Tupac Omar Shakur ashobora kuba yamenyekanye. Nabyo reka tubanga amaso wenze bizaba abyana muhama. Reka dukomereze rero ku mugabo witwa Christopher Brown, benshi bamuzi nka Chris Brown. Yes, ejo bundi yari tumiwe muri Canada kugira ngo aze kuba yajya kuririmbayo, ariko aza kunenga inzu itegura imiziki cyangwa yerekana imiziki hariya muri Canada, aho byaje kurangira ayo Chris Brown avuze yuko adashobora kujya muri Kenya bitewe nuko nta hantu bafite bashobora kwakira uyu muhanzi kuba yaririmba. Aravuga ati igihe Canada izaba itarubaka inzu yerekana imiziki cyangwa inzu yakishobora kwakira abantu benshi, we ntabwo nshobora kuzitabira ibitaramo byaho. Bamwita Chris Brown. Kandi mu yandi makuru tubafitiye tukiri mu icyo gihugu cya Amerika, mwite Rihanna. Umugabo we na wundi ni X-Brock. Uyu nguyu nyuma yuko yafunzwe azira yuko ashobora kuba ari umwe mu bantu bakoze ibyaha, uyu nguyu X-Brock umucamanza we yaje kuba amuburanira we na Rihanna, biza kurangira babaye abere. Nyuma yuko babaye abere, amakuru ari kugenda avugwa ku iyi mihanda nuko Rihanna umwana atwite, uyu mwana namubyara azamwita izina ry'umucamanza wababuraniye, kuko yabafashije kugira ngo ubu ngubu baba bari kumwe, bari mu munyenga w'urukundo. Ni nayo makuru tubafitiye trendinze muri showbiz. Reka tuze tujya muri topic yacu. Uyu munsi dufite iminota igeze kuri 20 cyangwa 10 irengaho tuganira ku muziki wacu kuri topic ahangaha muri Sunday True Show. Uko mubizi tubashyira hanze topic, ubundi bwo tukayiganira. Mwibutsa nawe ufite topic tuzakuganiraho, ugenda twandikire muri comment. Uyu munsi best dufite motion dufite topic igira iti music yacu cyangwa abahanzi b'iwacu. Tumaze iminsi tubabona bakora amatour atandukanye hariya ku mugabane w'i Burayi, ndetse tukabona bari kugenda mu mamodoka meza, bamwe abandi bari gutegura ibitaramo. Ese ibi ngibi bisobanuye yuko music yacu muri rusange twavuga ko imaze gutera imbere ku buryo yatunga abayikora, cyangwa umuhanzi akaba ari umwe mu bantu bakomeye igihugu gifite, cyangwa ntabwo byemera? Yes, ngenda byemera yuko music ishobora gufasha umuntu uyikora ndetse n'abayikoramo bose kuba yabatunga, igatunga family zabo, ndetse bakanabikora nka business, nabo tukabona bari ku ruhando mpuzamahanga rw'abakire. Ndabyemera ko music ishobora kugira ahantu ivana umuntu runaka ikagira n'ahandi yaba yamugeza. Njye ntabwo mbyemera gutyo. Kubera iki? Mfite impamvu eshatu zishobora kundengera. Ntabwo wambwira ngo music yacu yateye imbere mu gihe nyibonamo amatiku.
music yacu ishingiye ku matiku. oya music na even ntabwo ari no music gusa, nujya mu yandi ma business kizakoreka ko business iri gutera imbere, nuko uzabona ko hari conflict cyangwa hari ibibazo ifite. Uyu munsi ibyo bintu bitabayeho, ntabwo music nyine ikintu iyo kitafite ikintu cyica nibwo ubona ko ari ntacyo kimaze, ariko iyo gifite ibintu gica kikagira n'ibyo gikiza, icyo kintu kiba kiri gutera imbere. Music kuba irimo matiku nuko buri muntu wese arashaka kugenda, ari kubona ko nyine ari kurwana ajya imbere tu. None si barakora indirimbo zikaba hit icyumweru kimwe bro. Kera wumvaga indirimbo, dufite nk'indirimbo za kera, abahanzi bakizamuka wumvaga barakina indirimbo ikamara umwaka ikiri hit, ariko ubu nta ndirimbo irenze icyumweru. Bivuze ngo abahanzi bacu uyu munsi ntabwo numva ko bateye imbere mu gihe bagishishura, ni ibishishwa gusa byigendera, barakora track bashishuye. None ubwira ko bateye imbere gute mu gihe bagishishura? Yes, ibyo uvuze ati nta ndirimbo imara icyumweru 2 cyangwa 3, ibyo ngenda byemera pe, ariko ahantu nemeranywa nawe, abantu abahanzi bakera nibyo bakoraga indirimbo ikamara umwaka 2-3 kuko nta yindi yazaga ngo igikureho. Uyu munsi wenze nka Cecile Kayirebwa nakora wenze iyo yari gukora indirimbo ikamara ukwezi ukakarishira n'umwaka cyangwa amezi 6, wenze ziramara nta yindi zirasohora, abantu bazaba kiri kumva iyo ya Cecile Kayirebwa. Ibyo bizatuma abantu bakira bavuga ati indirimbo za kera nizo zarambagwa, ariko uyu munsi turumva indirimbo nziza tuyumve irangire, ejo uhaza undi muhanzi akora indirimbo nziza bitume ivana aho nuko ari byiza bigenda bivana. Ariko bro, impamvu izo ndirimbo nziza uvuga nta gihe kera dufate za 2019 twirengagiza izo marana ba Cecile bakizamuka, twa dufite umuproducer Bobo Pro, twa dufite Rick, twa dufite Junior Multisystem, rest in peace. Ariko today now producer dufite uyu no most dufite Element, ngira producer bane Element, dufite Element, dufite Bayirashi nibo giye kumbwira. Oya no Clement dufite nago mbemera uzima Afrika nk'urugero. Kera wumvaga indirimbo niba ari Rick ukumva ni Rick, uzi ubu ngubu abaproducer basigaye bashaka hit kurusha abahanzi. Ujye kumva indirimbo iratangiye ngo mukanye kumva ngo Bobo Pro, ukumva ngo dara ibintu utamenya. Abaproducer batatu bakora indirimbo gute? Yes, of course, bakora indirimbo 3-4 bye birumvika kuko hari mastering, hari production, hari na kirandi kuna recording. Ibyo byose ni ibintu bitashobora, yego ntago bose bafite ukiri Rick icyo gihe kubwira amahiti Rick yakoze kandi ayikorana. So icyo bintu utari kumva kugeza na n'izi saha, aba producer ba kera bameze nk'abahanzi ba kera. None se yari umwe, urabizi Rick ryari tsinda, yari Rick, yari Jimmy, yari Ndera, hari ya Fazo nawe ndakeka nawe yari abo ni bo producer twari dufite bakomeye. Ariko uyu munsi dufite abo ba dufite nawe ukomeye tugira na wambere ute n'abantu bakomeye dufite. None se wari wumva indirimbo ya Element itarimo Bobo Pro, ahubwo bakomeye Bobo Pro, mvuze tugira ni Bobo Pro gusa. Zirahari Yes, indirimbo zose zakozwe na Country Record zirangizwa uzumve ngo Bobo Pro on mix na Cat Record, ariko iyo ni company bivuze yuko aba producer bo mu gihugu cyacu icyambere bashaka hit kurusha abahanzi. Icya kabiri, abahanzi barashishura. Uwumva indirimbo 5, fata indirimbo 5, uzi umuntu mwumvisha umuhanzi akakubwira ngo uyu ni kanaka se, kubera iki barakoresha beat zimwe. Abaproducer ntibazi gucreate beat shyashya, nuko yera kamushyiramo akaririmba kamwongerera ijwi agashyiramo Bobo Pro. Wenze nanenga music yacu nuko today nago nabo bariyizera ku byabo, kandi wari kumbwa ngo yateye imbere, urangaruke yateye imbere. No na oya kuvuri kubanenga rero bivuze ko batateye imbere. Batizo reka ngusobanurire, uyu munsi nimba waragendaga wambaye ibirenge, uyu munsi ukaba wambaye bodaboda, ntago bivuza yuko hatabaho na Air Force cyane izindi nkweto zirenze. Kandi ikindi cya kabiri, kuba utakigendesha ibirenge hari level runaka ino wagezeho. Umuziki wacu ntabwo twari kumva indirimbo
ntabwo twari kumva indirimbo y'umuhanzi wacu runaka wo mu Rwanda iri gukinwa hanze, iri gukinwa n'abanyamahanga. Ndaguha urugero rwa Bruce Melody. Bruce Melody hari indirimbo ze zikinwa hanze, usanga abahanzi bafite ababakurikira atari abo mu gihugu cyabo, ari nabo hanze. Reka nkubaze abahanzi niba ari icyo, ntabwo abahanzi bakomeye ari abazi kuririmba cyane. Icyo ni support yo ngiyo, ahubwo barisobanukiwe bamenya gukora bya bishishwa, ariko ibyo si bifata nk'iterambere. Ni gute umbwira ngo umuhanzi yateye imbere mu gihe bagikoresha beat zimwe, mu gihe abahanzi abaproducer bose birirwa ngo Bobo Pro ari kibakorera mix, uruyuma ngo remete Bobo Pro, mu producer tugira ni Bobo Pro wenyine. Ikibazo gihari no kuba dufite uwo Bobo Pro, nuko abahanzi bafite big name niho bajya. Kandi uyu munsi wenze ni culture y'abanyarwanda cyane, umuco wacu w'abanyarwanda. Uwo muco washyizweho nande rero uko mu ndirimbo ajya aba producer batatu, nuko twebwe dukurikira aho abari imbere yacu. Okay, muri Tanzania warumva indirimbo ya Diamond irimo aba producer batatu. Diamond nuko afite reboye nyirizi. None se Clement na rebagira Clement Kina Music ntabwo ari rebo. Clement ira Kina Music nayo yacitse intege by the way. Okay, music rero ati uri kunzaho ngo mezuze. Bivuze ko music yacu nta kirimo. Ndaguha impamvu naguhaye impamvu enye. Mu gihe abanyamakuru bwabo barashaka hit kurusha abahanzi, aba producer barashaka hit kujya mu kurusha abahanzi. Abo bahanzi nabo ntago ari abahanzi, ahubwo nabigananye. Barafata beat z'abandi, bararimba ibintu by'abandi bakabivana mu cyongereza bakabishyira mu Kinyarwanda ngo baririmbye. Niyo mpamvu ngiyewe ntago mbona ari iterambere. Ariko wenze byaterwa nibyo wese wewe ku bwawe wita iterambere. Ngiye ku giti cyanjye numva ko iterambere no kuva aho waruri ukajya ahandi. Wenze nimba ibyo bintu mu myaka yahahise batarabashaga wenze gusushira izo ndirimbo cyangwa biganiza abandi cyangwa bikunde, bakaba batarabishobora, ariko uyu munsi bakabasha kuba babikora. Wenze igihe kizagira bakiriye n'ibyabo, ariko kuba tutakibona tutacyumva ngo hari umuproducer umwe turajya kwa Elemete abantu bose niko abo bahari bakora iki? Nicyo kiba bwaburo bwese butagira umusurubo. Ahubwo ni bwa wenze nabwita bwaburo bwishi badashaka gushigisha mu musurura, ahubwo ntabwo ari uburo bwishi, ni bwaburo bwishi badashaka gushigisha mu musurura. Nase uyu munsi The Ben aramutse avuze ati reka weze mu producer utazwi cyane n'indera akagenda akamukorera indirimbo agashyiramo jingo ye, uwo producer nafata akamushyiramo jingo akavamfata yakoze indirimbo ya The Ben kuko ari The Ben yakoreye, uwo mu producer arenze n'abandi bose bazamuyoboka. Icyo kintu sibyo nibyo bituma tuvuga ko umuziki kinyarwanda nakubwiye ko umuziki wacu ntago uri enough kuba warabaye develop. Okay, imingingo eshatu zinyereka ko uri muratera imbere. Icyambere zamani habagaho studio imwe, ugasanga hariho studio imwe na yindi studio iriho zari ziriho tuzi za top 5 sahe tuzi bari click after studio ndamuzi Clement yarayifite zari zihara, ahubwo icyo gihe nuko zitiyamamazaga, ahubwo nuko icyo gihe abaproducer batakundaga hit kurusha abahanzi, bakundaga ibyo bakora. Ikindi cya kabiri, uyu munsi turi kubona abahanzi bacu bajya guperforminga hanze, kandi ukabona ko bitabiriye ari benshi nka The Ben nk'igitaramo aherutse gukorera hanze cyitabiriwe n'abantu benshi batari bakiya cyane. Ntabwo ari guca mu ijambo bino bintu byo kuvuga ngo abahanzi bagiye mu matuwa hanze. Reka ngiye muhe amakuru, byose biba bigaragara mani imbuga, ntabwo ari kera batubeshyaga. Ndaguha urugero nk'ubu, suppose ngewe negura ibitaramo, ndagutumiye iwanjye umwana wanjye yagize isabukuru, nuza kuririmba iwanjye kizaba ari igitaramo? Ibi rero bari abahanzi umukire runaka baragenda bakajya mu karesitora k'abantu 10. The Ben yatumiwe n'umuntu ngo ufite birthday ku mwana we, ni nk'akaresitora bagenda bakajya mu buntu bw'uburestora, n'uburestora budafatitse butarengeje abantu 50 cyangwa 100. Twarabibonye ni nk'aho buri kuganira banyira bakatubeshya ngo bakoze amatuwa. Bari bumwishyura ngahe? Iyo bamwishyura yose, ariko ayo bakwishyura yose niki sakazi ntakazi none nize kiri gutera imbere uva Kigaruka yakuri imbere abantu 50. niyo uyu munsi Diamond Platnumz kumutumira mu gitaramo cyawe bigeze mu madolari, nimba ari 100
biri muri miliyoni 3 zirenga z'amanyarwanda. Uramutse umubwira ati we Diamond miliyoni zirenga 3 ngizi ngwino ndirimbire mu rugo, we nzashaka mu yaneshe 3 ati veho ndirimbire umwana wanjye yavutse yaza kubera iki ni business. Wewe muravuga ati kuba bagenda bakayakuririmba no mu ubwo restaurant ntacyo no gutera imbere. Ya no gutera imbere bapfa kuba baha amafaranga. Umwana ubona 0 mu ishuri nabona 3 zamuhemba ati yateye imbere. Ya of course yabonaga 0 akabona 3 yavuye kuri 0 azava kuri 0 ajya kuri. Niba ari uko nguko igihugu gifite aba journalist bumva ibintu nkaho ahubwo umuziki wacu urarunduka. Oya ntago warunduka niba wumva ko music kuba bagihari ingingo ya gatatu. Oya Batizo ntago twakarebye negative ngo wenze ngo tureke positive. Na of course nyine hari nabwiye nyine izo positive zime ngenzi negative positive nazo. Oya zime fasha kuzimenya. Waba ufite ikibazo fasha kuzimenya izo positive zinyereka yuko umuziki wacu ateye. Uyu munsi na munyarwanda kugira indirimbo irebwa na miliyoni ukasanga umuntu afite indirimbo nk'ubu Bruce Melody asohora indirimbo mu na iminsi 2 irashira ugasanga amaze kugira ibihumbi 100 birenga, ugasanga nyine indirimbo imaze kuba big cyane kuko wabirebera kuri indirimbo ya The nazo ziba zirenze tu. Ikindi ubu hari ikintu wenze ugeze kumbazaho ariko wenda tukavuga mbere yuko duswa twasoza music wambaje ngo yaba business yatunga umuntu cyangwa ntabwo ishobora kuba yamutunga. Nakubwiye ko music ishaka kuba business ndetse ikanagutunga ikanatunga na family zawe, ko yaba The Ben na business ye yindi nzi, yaba Bruce Melody na business ye yindi nzi, kandi nzi yuko abo bose bafite family kandi irabatuza kandi bakabasha kubaho. Ariko iyo ufasha abantu nk'ijana barenga 500 bari muri music ugafata abantu 2 bonyine ukumva ko icyo kintu kiri positive, man uzaba producer bafite inzara mw'uyu mujyi, uzaba hanze bararamazo muri studio babuza amafaranga. Ikibazo no gucika intege, ikibazo no kubura support. Burya nanone gutangira na business nimwe bo barahomba bakumva ko batabigarukamo, kuko ndaguhereza Afrique n'umuhanzi warutangiye ubizamo neza, ariko mu makuru mfite nuko mbere yuko agira izina yari yarakoresheje amafaranga menshi, iryo zina rya yagaruza bituma acika intege. Ataza gucika intege twakabaye tufite Afrique uri ku rwego rwo hejuru. Aravuga gucika intege, iyi music amatiko ari mu bwayo kugira ngo ubone power play turabizi twese, kugira ngo ukore audio nziza. Noneho hari kari agatsiko ngo k'abaproducer 3 sinzi wabizanye ngo uzakora mastering kuko n'abaproducer bahari nyine n'ukubeshya n'ukuduga amafaranga y'abaturage. Ibyo rero ntabwo byatuma umuziki uba business. Oya music ya business kuko ikindi cya kabiri hari urabona business zose, abacuruza amakeka yori, abacuruza ndetse n'ibindi, ntabwo uzaza umusanze ngo uhita utangira gukora nkawe. Ashobora no kugucalenjinga akagira ibiki mukashwana mugatukana yakana kugambanira, ariko kubera ko uzi icyo ushaka ibyo nubireke. Hari abatabasha kwihanganira ibyo bintu bakabireka bakavuga ati bikomezanye abamaze kubigeraho. None kugira ngo uyu muziki wacu, iyi muzika yacu just igire aho igera, just itere imbere koko nkuko bivuga ngo iri gutera imbere, niba ko kuri gutera imbere hakorwa iki kugira ngo igume itere imbere? Ku giti cyanjye mba mbona twakakwiye kuba wenze ari aba producer batagakwiye gushaka hit cyane kurusha abahanzi, kandi ikindi cya kabiri bakagabanya ibintu byo gushishura, bagakora iby'umwihariko kuko ibaze kugira ngo wumve indirimbo 1, 2, 3 wumva nta guhinduka ni ikibazo. Ibyo rero bizanatuma n'abandi bose wenze tuve no kuba bafite amazina akomeye, n'undi wese ushaka kugira ikintu aba yakora bisaba kuba afite umwihariko wewe, ku buryo ninumva ibyawe nzumva harimo itandukaniro ry'undi muntu runaka. Alright, just nanjye nkurikije uko mbibona nuko mu gihe amatiku akiyongera, beef ntabwo ari ikibazo na kera zahozeho, ariko zikaba ari beef zubaka. Kandi ikindi ni igihe abahanzi ubwabo bazaba bafite ubumwe bagakorera hamwe
bakareka amatiku, kandi abaproducer bakagabanya gushaka hit bo n'abanyamakuru, ruswa ikagabanuka. Ibyo ibikorwa remezo turabifite, dufite ikoranabuhanga. Ntabwo ubu ngubu umuhanzi kigira ikibazo cyo kwa prodinga ngo firi gucekagurika, ntabwo kigira ikibazo. Abantu bose mu gihugu cyacu bagisesinga 4G n'ikoranabuhanga, kandi igihugu cyacu gifite ama radio station, ama YouTube channel akora neza. Bivuze ko rero nidushyira hamwe, icyo gihe igisabwa ni ikintu kwirinda amatiku, abahanzi bakagabanya kuba baguma kwikunda gushaka hita abaproducer ubwabo bigira bamwigendaho. Right, wakoze uyu munsi kuza, show yari nziza bro. Yeah, so yagire nziza kandi byagenze neza. Ibitagenze neza namwe mu byihangane, rega nta bintu biba amazing cyangwa biba umweru udeteti. Reka mbashimire cyane mwese mwari mukomeje gutega amatwi no gukurikirana Batizo TV show. Mwibutse ko ugomba gukora subscribe, like, share ndetse na comment ugakomeza kudutera inkunga. Rero njye nari the best, the one only. Yeah, oui, avec le grand garçon du Batizo Sunday Truth Show, na hutaha every Sunday.